Ntibigira uko bisa abana b'Imana kuba duhuriye ahangaha kuri buri munsi duhujwe n'ijambo ry'Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, ubwo dufite Yesu dufite byose. Reka rero kuri uyu munsi dusabe Yesu imbaraga zo gukomera mu bigeragezo, twifashishije amasomo yo kuwa kabiri tariki 15 Gashyantare 2022. Isomo rya mbere ryo mu mabara ya Yakobo, umutwe wa mbere umurongo 12 kugeza kwa 18. Bavandimwe, hahirwa umuntu w'intwari mu bigeragezo, kuko namara kugeragezwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana asezeranyije abayikunda. Nihagira ugwa mu gishuko ntakavuga ati ni Imana ishuka, kuko Imana idashobora koshya gukora ikibi cyangwa ngo igire uwishuka. Buri muntu ashukwa n'irari rye bwite rimukurura maze rikamwoshya. Iyo iryo rari rimaze gusama ribyara icyaha, n'icyaha cyamara gukura kikabyara urupfu. Ntimukibeshye rero bavandimwe nkunda, icyitwa ingabire y'agaciro cyose n'ituro rishyitse iryo ari ryo ryose bikomoka mu ijuru ku mubyeyi w'urumuri, we udahinduka kandi ntatume habaho umwijima uturutse ku mihindagurikire y'ibihe. Ni ku bwende bwe bwite yatwibyariye akoresheje ijambo ry'amanyakuri kugira ngo tube imena mu biremwa bye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 94. Uhoraho, hahirwa umuntu wowe ukosora. Uhoraho, hahirwa umuntu wowe ukosora, maze ukamwigisha amategeko yawe, kugira ngo ahorane ituze mu minsi y'amakuba, igihe umugiranabi acukurirwa imva. Kuko Uhoraho adatererana umuryango we, akaba atareka umurage we. Ubucamanza buzakurikiza ubutabera, ab'umutima ugororotse bose babuyoboke. Iyo mvuze nti ntaho mpagaze, ubuntu bwawe Uhoraho burandamira. Igihe impagarara zinyuzuye umutima, ubuhumurizwe bwawe burampimbaza. Uhoraho, hahirwa umuntu wowe ukosora. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 8 umurongo 14 kugeza ku 21. Muri icyo gihe abigishwa bari bibagiye kujyana imigati, maze bakagira umugati umwe gusa mu bwato. Nuko Yesu arabihanangiriza ati, murabe maso kandi mwirinde umusemburo w'abafarizayi n'umusemburo wa Herodi. Bo rero batangira kujya impaka ngo nta migati bafite. Yesu abimenye arababwira ati, kuki mujya impaka ngo nta migati mufite? Ntimurumva kandi murasobanukirwa? Mbese umutima wanyu uracyanangiye? Mufite amaso ntimubone, mukajya n'amatwi ntimwumve? Kandi ntimwibuka igihe manyuriye imigati 5 abantu 5,000, mwahakuye inkangara zingahe zuzuye sate? Baramusubiza bati, ni 12. Arongera ati, n'igihe manyuriye imigati 7 abantu 4,000, mwahakuye inkangara zingahe zuzuye ibisate? Baramusubiza bati, ni 7. Nuko arababwira ati, na n'ubu ntimurasobanukirwa? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Na n'ubu ntimurasobanukirwa? Bana b'Imana, nidukomere kuri Kristu, nibwo tuzakomera koko. Uyu munsi Yesu nanjye arambaza iki kibazo, nawe ndetse aboneraho gukubaza ati, na n'ubu nturasobanukirwa? Muri amasomo bavandimwe tujye kuzirikana ku ijambo ikigeragezo, l'épreuve, du verbe éprouver. Turabona ko hari byinshi tubona mu buzima bwa buri munsi bigerageza ukwemera kwacu, cyakora iyo tudakomeye harwo nyine tujya ku mugaragaro tukaba bemera gato. Mu buzima busanzwe hari abagore babereye abagabo babo ikigeragezo, hari umugabo ubera umugore w'ikigeragezo, hari umuntu ubera uwo babana ikigeragezo, umwana akabera ababyeyi ikigeragezo, ibibazo by'ingutu bikakwisuka bigakubera ikigeragezo. Ariko buriya ikigeragezo gikomeye nuko nabera Imana ikigeragezo, nkagerageza Imana kandi byaba nkinje Imana, ngashaka gutwara Imana uko byumva n'ibyumviro byanjye, aho usanga bamwe Imana barayihinduye nk'umukozi wabo, nk'umuyedi wabo, bayitegeka uko bashatse, ati Imana dukora iki, dukorera iki. Icyo ni ikigeragezo, kugerageza Imana. Bakristo bavandimwe, dusanzwe duhura n'ibibazo byinshi muri iyi si. Bamwe bahura n'ibibazo bakabyitwaramo neza gitwari, kwa gutsinda ibigeragezo nyine, abandi bagatsindwa kubera kwinja Imana no kubera Imana ikigeragezo. Ese mu Kristo muvandimwe, wowe ko nta muntu n'umwe udahura n'ibigeragezo, wowe iyo uhuye n'ibigeragezo bigufasha gusobanukirwa cyangwa mu kongera ukwemera kwawe, la croissance dans la foi, cyangwa ibigeragezo birakugusha ukabagusha n'amazuru yewe akaminsi mitindi ikomesha umugabo igikoma? Witwara ute mu bigeragezo? Mutagatifu Yakobo mu isomo rya mbere aratubwira igihembo gikomeye kizigamiwe umuntu
witwara neza mu bigeragezo, umuntu w'intwari. Ubwo yagize ati hahirwa umuntu w'intwari mu bigeragezo, kuko namara kugeragezwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranyije abayikunda. Amen. Igihembo cy'abakomeye ku isezerano ni ukugitegereza. Bakristo bavandimwe, ibigeragezo tugiye tuyifata nk'isukuriro, isuku, aho kubifata nk'igihano, bityo byatugeraho tukabibyaza umusaruro, tukera imbuto nziza ari mu byishimo no mu makuba. Icyo gihe twamenya ubwenge pe. Y'intero y'umuririmbyi wa Zaburi y'uyu munsi ati uhoraho hahirwa umuntu wowe ukosora. Amen. Nayo mvugo kirati nigira iti kwi ben amat ben castigati, ukunda uramucyaha uramukosora kandi ukamukosora neza nyine. Aha no gufata ikigeragezo épreuve comme correction et purification et non comme punition. Muri uyu mutwe wa munani w'ivanjiri ya Mariko twumvaga Yesu amaze kugaburira abantu imigati, hakurikiyeho ko abafarizayi bamwiyagejeho bakamusaba ikimenyetso, nkuko twabizirikanye ngo ikimenyetso kivuye mu ijuru da. Aha hakurikiyeho ko Yesu aburira abigishwa be kutigana abafarizayi ati murabe maso kandi mwirinde umusemburo w'abafarizayi n'uwa Herodi. Amen. Bakristo bavandimwe, abenshi tuzi akamaro k'umusemburo mwiza ututumbisha umutsima abantu bagahaga ukaryoshye, naho umusemburo mubi kandi nawo ubaho ari nawo twakwita nk'uburozi, ibiyobyabwenge, ubishya umutsima ukaba wanabora. Yesu rero n'uyu musemburo muri ivanjiri arashaka kuvuga ku buryayo bwa Herodi n'abafarizayi bo bishakira indonke batitaye ku mitima y'abo bayobora, aho kwibara ku Mana bakayobya bayoborera kwa Sekibi. Aha Herodi n'abafarizayi babereye abayoboke b'Imana ikigeragezo, barabagerageza nyine. Muri ivanjiri mu gihe abigishwa bari mu bwato hamwe na Yesu bahangayitse, imitima yabo yo yasigaye ku migati, uko baza kubaho mu buzima buri imbere bakibagirwa ko bari kumwe na nyir'ubwite, nanjye kuvuga na nyir'imigati ushobora kubaha iyo migati. Ngaba babigishwa nyine bagize ukwemera guke no gushidikanya. Imigati ibabereye ikigeragezo, inda ibatanze imbere, ikigeragezo cy'inda ababyeyi. Nta n'umwe ikigeragezo kitashyikira, kuko nyine nta n'umwe muri twe utagira inda, kuko burya utarya araryarya kandi ntaho bishobora nyine. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda Yesu arabaza ibibazo 7 muri iyi vanjiri agambira ngo abigishwa be bave ku isoko ry'imigati le marché boulangerie berekeze ku isoko la source, umugati w'ubugingo ariwo Eucharistia la Sainte Communion. Ni Yesu nyine mugati w'ukuri n'ubugingo, Yesu mugati w'ubuzima, ubuzima bw'iteka. Yesu arashaka ko abigishwa batamera nk'awa mwana bereka inyenyeri iri mu kirere, we aho kugira ngo arebe ya nyenyeri iri mu kirere agakomeza guhanga amaso urutoki ruri kumwereka inyenyeri, nguko gutsimbarara kuri iyo migati aho kwerekeza kuri Yesu. Natwe rero bavandimwe, muri ibibazo 7 Yesu abajije tugomba gushakira ibisubizo 7, kandi akaba umuyobozi wigeze avuga ati kuki munzanira ibibazo ntimunzanira ibisubizo. Yesu natwe arifuza ko twamuzanira ibisubizo, akenshi dushyira Yesu ibibazo. Nk'uko umubare 7 mu gihe bureye Zayin uvuga intwaro, ikintu cyuzuye, la perfection, ubutungane. Yesu rero arashaka ko twava kuri iyo migati tukagera kuri we ari uduha ubutungane nyine, tukongera ukwemera kwacu, tukongera ukwemera muri Yesu, tukamwizera koko, kuko ni Yesu niwe ufite byose. Niba afite Yesu birampagije, dore ko Yesu tuba turi kumwe nawe buri gihe cyose, ariko icyacu tubunze imitima tukageragezwa. Yesu uyu munsi arakubaza ati ese ntabatekamutwe ufite nk'abafarizayi cyangwa aba Herodi baba bari gukuyobya? Muvandimwe, wibuke ibyo Yesu yagukoreye byose, byabitangaza byose mu minsi yashize. Ese waba waributse kumushimira? Warasobanukiwe? Waremeye? Cyangwa ukomeje kunangira? Ibaze nanjye nibaze. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo w'umukristo cyane wubahaga Imana, nuko ngo abandi bakajya bakora urugendo nyobokamana, we ntajyane nabo, kandi barasengeraga mu matsinda amwe, nuko agatanya impamvu nyine z'ubukene, niba arizo niba atarizo simbizi. Nuko rimwe atangiye kubona agiye guseba atajyana n'abandi, ngo ariho umukene urimo kandi ari umurejiyo w'indani, ndetse n'ubundi butumwa yarashinzwe muri kiliziya. Nuko umunsi umwe nawe yumva ikimwaro kiramufashe pe, aza kunyarukira mu kiliziya arasenga cyane akomeje, nuko atakambira Imana yibwira ati mutege amatwi iryo sengesho, Mana ndakwinginze umbabariye ukampa amadolari 10 nazayagutura, nanjye nkoramo urugendo nyobokamana akambera itiki, nuko nanjye muri uyu mwaka nanjye nkajya kwiherera. Ubwo Mana ndakwizeye ko ushobora byose. Ubwo rero ubwo uri Imana ngiye gusohoka muri kiliziya, ngende ndeba ko nyatora mu nzira aho yashyize. Amen. Nuko uwacu amaze gusenga yisubirira iwe, agenda areba ko ndaho Imana nyine yaba yashyize rwa rufaranga
aho ku nzira nyine mu bice Imana ibumvise isengesho ryabo vuba na bwangu, ariko uko yakomezaga areba birangira nta na rumwe abonye ku nzira. Nabwo undi munsi ntacyo yabonye, komeza ashakisha ku nzira. Nuko habura ukwezi ngo rwa rugendo nyobokamana rwongere rube, haza kuza umuntu kwa mugabo wari muri mu mwenda w'amadolari 30, yiyemeza kumwishyura ihene ndetse n'ingurube imwe, kandi igitangaje uyu mugabo yarayahebye neza neza ntiyaranakiyibuka. Nuko wa mugabo umaze gushyikira ya matungo abwira Imana ati, Mana nawe urabibona, uriya namuha amafaranga yanjye, none ampaye amatungo, ndacyategereje rero amafaranga nagusabye. Hagati aho rero ndaba noroye utu dutungo mu gihe ngitegereje ko ibyo nagusabye ubimpa. Nuko nanone ku yindi nshuro, mbere yuko nyine rwa rugendo nanone runyobokamana ruba, wa mugabo aza kubona ikiraka cyihuse aho bamuhembye amadolari 50. Wa mugabo amaze kuyashyikira ati, Mana rero nturarikire, ndacyategereje amadolari 10 nagusabye, ayo 50 avuye mu mbaraga zanjye, nanjye rero unyihangane ndayigenza uko nshaka, nkore mu icyo nshatse, ntunzimurire rero, ntabwo ari ngiye kujyana mu rugendo nyobokamana, ubwo ndakwizeye urabumpa yawe nkuko nabigusabye, kandi ntabwo ujya wimana. Muri ako gakubuzo akiri gusubiza Imana imitego nk'iyo, nuko mva abatekamutwe baramuhamagaye, atazi ko ari abatekamutwe, ariko nuko akiri gusubiza Imana muri ako gakubuzo ari kwitega imitego, aza kumva yumva abantu baramuhamagaye kuri telefoni bamusaba ko amafaranga yose afite yayazana bakamwungukira akubye kabiri, gukubirwa ababyeyi. Nuko wa mugabo azinga rwa ruboho rwose yari amaze kubona, abanza gutanga ya 50, asigara agurisha uduhene ndetse na ya ngurube kugira ngo igishoro cyiyongere, ubundi ayikorere ayashyire ba bantu bamuhamagaye ngo bagiye kumukubira. Ni nko kumutuburira. Yewe nanu baracyategereje ko bamukubira, yarayabahaye, bahise bazimira. Barabateka mutwe nyine, ategereje ubwo bwikube babyeyi, kandi ategereje amadolari 10 yasabye Imana ngo kugira ngo akore urugendo nyobokamana. Amaso yahanze mu kirere ategereje abatubuzi, ngo ategereje n'Imana ngo atore ya mafaranga. Ye baba we. Muvandimwe, Yesu arakubaza nanjye mbaza uyu munsi ati, kugeza na n'ubu nturasobanukirwa? Yamvuga igira iti, iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Mukristo muvandimwe, niki koko Imana itagukoreye? Kuki wishora mu rusimbi? Kuri ifoto y'umukristo uri gukina urusimbi. Imana yaguhaye ibyo yagusabye byose, ndetse kurengerezaho n'ibindi byinshi utatinyutse kuyisaba. Noneho kugira ngo higure muhigo wayihigiye, watangiye rwa rugendo rwo kwinja Imana no kwihindura umusazi, ugenda uyitega imitego. Umuhanga ati, ubukene bwo mu mutwe butera ubuhakanyi. Ushobora kubura itike ikujyana mu rugendo nyobokamana ikibeho, ariko ukaba utarari icupa mu ikabari. Nguko uko Imana idukorera itabikora nk'ikimanuka, ahubwo ikanyura kuri bagenzi bacu muri uko tumenyetso duto dutigende duhakunzira buri munsi inzira y'ukwemera, ikaba yanyura ku wari ukuri mu mwenda, wowe ukibwira ko ari igitinyiro cyawe cyangwa ubwoba uwo muntu yagize ngo akwishyure. Nyamara ukibagizwa ko ari ukuboko kw'Imana, ni Imana yamuhushyeho ngo agenda kwishyure kugira ngo ukore rwa rugendo, ariko wowe ntiwabimenye. Kugeza na n'ubu nturasobanukirwa. Imana inyuze ukuboko kwayo ahantu henshi, utumenyetso twinshi babyeyi. Iyo udashoboye gufindura ibyo bimenyetso by'Imana, birangira na bwa busa uriragaho nabwo babutwaye, kubera kugaya gutega Imana imitego, uhombye ndetse bakaguhombora. Abateka mutwe, abandi bakureba mu bwenge. Kubera iki? Ntiwamenye gushishoza kumenyetsa Imana yaguhaye, ahubwo icyawe ni ukuyinja. Imana yaguhaye ibisubizo byinshi mu buzima bwa buri munsi, ariko kubera gushidikanya n'ubuhakanyi ntiwabashije kubimenya. Icyawe ni ugushogoza Imana, icyawe ni ugukomeza ugerageza Imana ngo Mana ndacyategereje amafaranga uzanyorera, ayo nzabona ku nzira. Kubona amafaranga ku nzira ababyeyi, bene aba niba uha umurimo ngo bawukore bakanga, ngo bategereje iby'Imana izabamanurira. Uyu mukristo wanga gukora urugendo nyobokamana ngo yitwaje ubukene, twamujyanye na wa mwana umubyeyi ajya kugurira indazi. Umubyeyi arangiza kwishyikiriza wa mwana indazi, yakongera kumusaba ati, mwana wanjye mpa ku ndazi, shwi ntamwereke n'ibihumye, ntamwereke n'inyinya, akamwima. Bakristo bavandimwe, uko niko Imana nayo tuyisezeranya byinshi, ati Mana numpa akana nanjye nzakakwegurira. Nabwo wakabona uti, Mana ubu nyihanganiye ubu ndetse gatoya, keretse umbaye nk'abandi 10, wenda nibwo nareba nkareba ukuntu naguhamo kamwe. Kugerera Imana ababyeyi Imana yaguhaye. Mana nunkiza ubu burwayi, Mana numpa gutsinda, Mana numpa diplome, Mana numpa akazi. Umukobwa ati, Mana numpa umugabo, numpa umusore. Umusore ati, Mana numpa imodoka, numpa igipangu, numpa inzu nziza, nzagaruka kugushimira, nzafasha abandi, sinzongera kugwa muri iki cyaha. Wamara kubishyikira ugahita utera Imana umugongo, ukihenura, ukabashimira mu iriro. Warangiza guhaga ndetse no gusubizwa ibibazo byose wari ufite,
ubundi ugasubira mu buhakanyi, ukazongera kwibuka gusenga kera kabaye ari ukongeye guhura n'amakuba, ibitotezo, ibibazo, gukena, wongeye gukunyaga, wongeye guhura n'ibyago, wongeye gutsindwa, wongeye kurwara. Uko ni ukwemera guke, uko ni uguhinyura Imana. Gusenga gusa ari ukuri mu byago, ari ukuri mu bibazo, ari uko ugiye gusaba Imana ibisubizo, kuki ariko utajya ushyira Imana ibisubizo? Ubwo ni ubuhakanyi pe, ubwo ni ubufarisayi. Bikira Mariya hati ni ukwitonda, ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu cyayenge. Muvandimwe nawe ugira Yezu icyizere aho uri hose, ntukamubeshye, ntukamusebye, ntukibagirwe aho yagukuye, ntukibagirwe ibyiza yagukoreye, ibitangaza ajya gukora mu buzima bwa buri munsi, maze wisuzume uko ubanye n'Imana, hanyuma wemere, wizere kandi wongere urukundo kuri Yezu n'icyizere. kandi Yezu arahari iwawe pe, arahari mu ijambo rye rya buri munsi, arahari muri Ukarisitiya ya yindi dusangira. Yezu afite byose, nta cyamunaniye. Yezu ni byose. Niba afite Yezu birampagije, ntacyo twabuze kwa Yezu pe, keretse niba utemera cyangwa kwemera kwawe ukaba ari guke. Mukristo muvandimwe, uze gukora umwitozo, urebe uyu munsi mu masengesho yawe. Aho niho kenshi dutakariza ukwemera. Burya mu isengesho ya mitego utega Imana, nka rya sengesho ryawo umuntu twumvise haruguru w'umukristo uzi ko azatora amafaranga mu nzira, ukabera Imana ikigeragezo nawe mu isengesho, nawe Imana iri nk'umukiriya imbere y'umucuruzi, muri guciririkanya ibiciro, commerce de troc, vraiment urampa amafaranga nanjye nguha ibirayi, cyangwa urampa ibijumba nanjye nguha ibirayi, muri kugurana n'Imana, muri guciririkanya n'Imana koko. Ati Imana numva iki nanjye nibwo nzaguha iki ngiki, ati Imana numva iki ngiki nibwo nzamenya ko nkunda. Ugasenga amasengesho menshi ariko hagiye hihishamo za mugobeko, za kondisiyo sinakubwira ujye ushyira ku Mana nk'umukozi wawe. Ubwo ni ubuhakanyi mu cyayenge. Umuhanga yaravuze ati mu isengesho ryose uzakora ntukibagirwemo ngo ugushaka kwawe Imana ni gukorwe. Amen. Yezu mwana w'Imana, mbabarira, narakugerageje kenshi gashoboka kubera ukwemera kwanjye guke, nyongerera ukwemera. Nagiye nkuyenzaho ngusaba ibidashoboka, nkagusaba ibimenyetso bigoranye, nko kugusaba umutima w'ubushishi cyangwa nk'umuzi wibuye. Mbabarira Yezu aho naberewe tubana ikigeragezo, niyemeje uyu munsi gutega amaboko, nkakira impuhwe zawe n'ibimenyetso byawe mpa buri munsi ku bushake bwawe, maze nibere iwawe buri munsi Yezu mwiza. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.